Ikaze TV2. Twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Ikaze TV2. Umutumirwa twabazaniye uyu munsi ni Lieutenant Colonel Santos Zaiko, ubu akaba akorera muri province ya Kwilu ahahoze hitwa Bandundu. Lieutenant Colonel Santos Zaiko yinjiye igisirikare cy'inkotanyi muri 1994, nyuma yaho gato muri 1996 mu gihe hatangizwaga intambara ya AFDL, nawe yaje kwambuka kimwe na bagenzi be asubira mu gihugu cye cy'amavuko. Akigerayo yahise aba umwe mu bahawe inshingano zo kurinda uwaje kuba umukuru w'igihugu ariwe Laurent Désiré Kabila. Lieutenant Colonel Santos Zaiko arasobanura kandi uko bakoranye n'uwo mukuru w'igihugu kugeza muri 1998 mu gihe hatangiraga intambara yiswe iya ESED. Muri iki gice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye na Afande Zaiko, arakomeza atubwira uko we na bagenzi be baje kurokoka ubwicanyi bwo muri 1998. Muraza kumva inzira ndende kandi itoroshe banyuzemo, ariko kubw'ubutwari n'ingamba zikomeye bafashe byatumye babasha kwivana mu maboko y'umwanzi, nubwo bagenzi babo benshi bahasize ubuzima. Muri iki kiganiro muri kumwe na Chantal nk'uko bisanzwe, reka mbareke mu gikurikire. Afande Zaiko, tubanje kubasuhuza cyane tubaha ikaze muri studio zacu za Ikaze TV2. Mwatangira mwibwira abakunzi bacu, ubundi Lieutenant Colonel Santos Zaiko ni muntu ki mu magambo magufi? Murakoze cyane. Nitwa Lieutenant Colonel Santos Zaiko. Ndi umusirikare wa Congo, uvuka mu bwoko bw'abanyamurenge nyine. Nkaba ndi umutwari, data yitwa Monifoma, mvuka mu Rurambo, precisement mu Bijojwe, niho novuga ku itongo rya sogokuru. Sogokuru yitwa Muramza, ni naho yasaziye. Wenda abo mu aba Rurambo, abanyarurambo baramuzi. Nizere ko nawe ariho uvuka. Uko turaziranye sinibeshe, ngira ngo ndubatse, mfite umudamu n'abana 5. Mu buzima busanzwe amashuri nize ni diplôme dans D6 muri math physique. Ubu nkaba nkorera muri province ya Kwilu, ni muri ex Bandundu. Bayigabuyemo ama province 3 iyo bita Kwango, Kwilu na Maindombe, ariko zose zigenzurwa na region militaire imwe. Nkaba ndi assistant wa commandant region, donc bayita 11e region, ariwe General Padiri. Rero nkaba mbashimiye ku butumire bwanyu muri iki kiganiro, kuba mwaradutekereje mwifuza ko twaganira mu kiganiro. Tukaba tubashimiye. Ndizera ko umwirondoro uhagije, kandi nyine tunabashimira ku butumire bwanyu. Hasigaye murakoze. Tukaba tubashimiye. Ibindi ngaho twakomeza ikiganiro, turi tayari ku bibazo, kandi natwe nyine turi dispose kubasubiza ku byo mushaka. Murakoze cyane. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye. Ubundi umuntu yakwibaza ate se ibi bintu bya gisirikare ni ibintu wakuranye cyangwa ni ibintu byakujemo umaze gukura? Ese ko wavuze ko wize math physique, ubundi wigaga wumva n'ubundi ushaka kuzaba umusirikare cyangwa hari izindi nzozi wari ufite? Afande Zaiko, wagerageza kutubwira inzozi zawe zo mu buto? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Mu by'ukuri kuva navuka, cyangwa se inzozi zo mu buto, kumva icyo umuntu azaba ari cyejo ubyiyumvamo, novuga ko ntabyo nigeze ngira cyangwa nigeze niyumvamo, kuko ejo hanje hazoza nzoba ndi umusirikare. Cyane cyane no bihera yuko no bivuga mpereye kuri miliye twari dutuyemo.
ubundi mu bwana hari ibintu bigenda biafekita umwana biterwa na miliye na activite zihakorerwa muri iyo miliye. Kandi kuva kera tuvuka urumva muri ya myaka ya kera tukiri abana, kuvuga ngo utangire utekereze kuzoba umuscientifique cyangwa kuzoba sinzi pilote medecin byari bigoye cyane, yuko n'ibitaro nta byari bihari, cyangwa se usibye kubona indege igenda hejuru ibaca hejuru. Ni muri urwo rwego byari bigoye kumva ko wogira amahitamo y'icyo uzoba urico ejo hazoza bitewe na miliye na activite zahakorerwaga. Muri rusange kumva ko woba umukozi w'Imana nibyo numvaga binyafekita bitewe na miliye n'ama activite twari tubayemo. Donc muri make bivuze yuko ntabwo nigeze kumva ko numva ko niyumvamo ko nzoba umusirikare ejo, nabo no kubabonerega byari bigoye. Ndibuka ko mu Rurambo mwashoboraga kumara n'imyaka ingahe mutarabona umusirikare, usibye ba kaderi wenda bagendaga bahagera, kandi n'uwabyifuzaga ntiyifuzaga kuba kaderi nubwo baduteraga ubwoba nabo. Muri iyo sansi gusa hari umuntu wigeze utubwira, yaratwigishaga, yigeze avuga ngo rimwe na rimwe icyo uzoba cyo ntubyiyumvamo, cyangwa ngo ube wo bitahura gusa kuko wo bitahura ngo wumve ko ejo nzaba iki, nzokora iki, umva ko ati rimwe na rimwe hari ntabwo ubyiyumvamo. Kandi ubwo yabitubwiraga nk'abantu wenda, ubwo hari nk'abana bakuriye mu mijyi, bavukiye mu mijyi wenda bakura bareba amateleviziyo, bareba abo nibo bagenda bashobora guhita batangira kwiyumva muri bo bakiri bato. Ariko twebwe twavukiye mu mavilaje, mamiliye rekile, byari bigoye cyane guhita ubyumvamo. Urumva ibyacu influensaga cyane n'ama activite yahakorerwaga. Aratubwira ngo ntabwo uhita ubyumvamo icyo uzoba uri cyo, ariko hari igihe kigera, hakaba ikintu kibisembura, kikaba nk'imbarutso ituma ugira amahitamo y'icyo uzoba pardon y'icyo uzoba. Noneho kugeza igihe noneho utangira kumva wogira amahitamo ikintu runaka wumva wifuza kuzoba icyo ari cyo. Byose biterwa, hari igihe kigera noneho uvuye muri ya miliye cyangwa se muri ama activite wari usanzwemo, hari ahandi ushobora kugera noneho waratinze no kugira ngo uzamenye icyo uzoba cyo ari cyo ejo. Aratubwira ngo abantu bose siko babimenyera kimwe cyangwa bagira amahitamo cyo kimwe kugera igihe ufata imyanzuro yo kuvuga ati noneho ndumva uko nzoba ejo cyangwa icyo mpisemo ni iki. Biba bigoye cyane kugira ngo ubikore bitewe na yuko miliye n'ama activite ahakorerwa muri iyo miliye bigira influence, influence umuntu cyane kugira ngo rimwe na rimwe akibesha icyo azoba ari cyo, ukumva ufite amahitamo yaho y'ibyo uhaye ubona, y'ibyo uhaye uviva muri icyo gihe. Ni muri iyo sanse nari mbivuze yuko njyewe ntigeze mbigira nyine bitewe na miliye, ariko twaje kubunga tuvaho ngo tugere mu bishasha nyine haje kuba indi mbarutso. Reka noye guhita nja ku kindi kibazo utarambaza, ni limite aho yuko warumbajije nyine nimba narigeze ngira inzozi mu bwana, mu buto bwanje, nimba nigeze ntekereza kuzabaho umusirikare. Muri make nuko no bisubiza, ntabwo ibyo nigeze ntekereza. Au contraire, ibyo niyumvagamo numvaga ko wenda nozoba umukozi w'Imana bitewe n'ibyo na miliye twari dutuyemo nyine na activite zahakorerwaga. Muri make ni nkuko no bivuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane.
Afande Santos wavuze ko wakuranye inzozi zo kuba umukozi w'Imana haba mu gipasitori se cyangwa mu bundi buryo kubera ko ari byo wakuze ubona muri environnement yawe. Nagira ngo noneho uze kudusobanurira uko waje kwinjira mu bya gisirikare, byakujemo gute, waje gufata icyemezo ute, niki cyaje kuba imbarutso yatumye uhindura umurongo w'ubuzima bwawe maze bigatuma winjira mu mabanga ya gisirikare. Afande Zaiko wagerageza kutubwira uko byakugendekeye? Turabashimiye nanone kuri icyo kibazo. Warumbajije uti noneho ibyo twiyumvagamo bitewe na miliye n'amakitivite twari tubayemo, ibyo twiyumvaga ko icyo tuzoba turi cyo ntibyabaye bikiba. Urumva ko twumvaga ko tuzoba abakozi b'Imana, ntibyaba bikibaye byo. Noneho biba ngombwa noneho uyu munsi tukaba turabaseka se byaje kugenda gute, mu byiyumvamo gute. Nibyo n'izambarutso navuze byaje kugeraho. Novuga ko imbarutso zaje kuba nyinshi cyane, aho twubungiye twimuka tuva mu Rurambo tuza mu Mushasha. Nzanibuka ko twabungiye i Nyabihanga, ariko twigiraga za Bwegera, niho narangije école primaire. Yuko tubunga tuva ruguru nyine nari muri donc ninjiraga 5e primaire, nibwo nahise ndangiza certificat de école primaire nayirangije ku Bwegera. Ariko turangije sebona nongeye gusubira ruguru nyigira mu Bijojwe, nibwo naje kugaruka nanone tubungira muri Sange mu Mushasha, muri Sange toujours ni muri plaine, ariko juste kuri frontiere y'u Burundi kuri Rusizi ahantu bita mu Nyango. Icyo gihe nibwo natangiye kwiyumvamo, hajemo imbarutso, ntangira kumva icyo icyo nzoba ndico, ntangira kubyiyumvamo akarengane. Icyo gihe naje kwigira muri Sange, ariko nyuma nza kuja kwigira kuri Ondes. Ariko nyine kubera icyo kabazo warumbajije nyine uko byaje, reka mbe nk'ubarera takanani nkubwira akantu k'aka historique gatoya. Nza nibuka ane 91 ngira hari muri 91 nigeze kujana n'umusaza papa, tugenda nitegura nyine mu myiteguro kuja ku ishuri, tuja kujana mu isoko ya Runingu turemesheje ikimasa, ariko ari kugira nyine ngo ngure ibikoresho byo kuja ku ishuri. Tugezeyo ikimasa kiragurwa, cyanaguzwe hakiri kare. Tugenda mu isoko nyine dutangiye kugura, nari ntangiye kugura ibikoresho ndibuka amakaye, za uniforme n'ibindi. Tugenda tugura nyine, yuko icyo gihe nigaga tuba muri foyer, hari ibindi byindi twamo twitegura. Noneho tukiraho twaye tugura ngo tugire gutya, tubona umusirikare komando berevere kabisa araje, hambere cordelete neza mu nda neza cyane. Araze ngo amare gushika ati ahita aza naho twari turimo tugura ibintu, yegereye muzehe aho yarari ati yakanana. Ubwo kera amufashe ukuboko akurura, mbona umusirikare daire. Nuko nyine icyo gihe abantu bari bakigira umuco yuko n'ibintu nari naguze nasize mbitaya, umva yaza kuba n'abandi bari guhakana wenda, ariko ibyo nayo kubitindaho. Nkurikira wa musirikare, noneho urumva nari nkiri umusore mutoya, ndibuka ndagira ngo nigaga muri 4e. Noneho dutangira kuvugana abakomando, quelquefois nabo igifaransa cyari gike, tangira kuvugana igifaransa, none namubwira igifaransa akambwira iringara, ariko n'iringara twari dutangiye kwideburia, dutangira kumusubiza mu iringara. Noneho avanamo cordeta cyangwa kukubita, asa n'unyirukana nyine kugira ngo mveho no intervena nyine, kubera ko bafunze muzehe. Ariko nyine kubera iyo mpamvu, kubera ko kavuyo nani nateje, haba intervention z'abantu benshi. Hari abandi banyamurenge bari mu isoko, ndetse n'abapfurero n'abandi nyine twari tuziranye, abandi bara intervene abantu benshi. Ariko
arangara mujana mugezaho komanda yarari ntuno wareba uzi umuntu gufungwa mu isoko wagurishije icawe nta infraction wakoze wareba nibyo ba avance akomarigema ni ubusa nta kintu bifite aho hantu uwo munsi nza nibuka ko sinzi ukuntu nabaye natangiye n'uwo munsi natangiye kwiyumvamo navuga ngo tari komana nk'aba bantu umuntu kuvuga ngo ahangane nabo uzogenda gute donc hari ukuntu ibintu bigenda biza mu muntu nyine utabyiyumvamo utazi destin y'umuntu ishobora kuza utazi nuko iteguwe nuko yoza ariko nza numva ko mu byabaye imbarutso uwo munsi byamberemo yuko nyine habaye intervention amafaranga iyo nubwo batayanyaze yose ariko byibuze NTR yaragiye kandi gutanga amande nta infraction ibintu bimwe bitabaho byo gupfa guhimba biba ngombwa ko nyine twari kugenza gute amafaranga aratangwa urumva n'ibikoresho nari kugura by'ishuri uko twateganyije ntibyabaye bicuzura hari bimwe naretse nuko nagiye ku ishuri noneho nagiye ndundi muntu ibyo byose byangumyemo urumva ko kugeza n'uyu munsi nkibyibuka deja ni ibintu byanyafexe kuva ico gihe kugeza uyu munsi ariko uko nagendaga mbona ya image bigora bingarukamo ngenda mbibona kandi nkumva ngomba kugira ico no bikoraho aka karengane pour dire que mu mbarutso mu misemburo byatumye bizana ibintu byo gutuma kugira ngo umuntu agira amahitamo no kuvuga ngo umuntu abe umusirikare byabaye zimwe mu mbarutso nibyo bimwe mu bikorwa by'akarengane no gutotezwa twagiye ducamo muri make novuga ko ariyo ni nkayo mbivuge gute niyo mbarutso niho byose byari bishingiye naho cyane byari byinshi ibyaje kuhaba nyuma yuko historique nubwo nyine narimvuza ako kantu ariko uko twakomeje kwiga kose uko twakomeje hagiye haba ama evenement atandukanye menshi abarundi bahunga baza abantu bitwa amaboro duterwa amabuye haba ibintu nzanibuka nje no mu ishuri nigaga nje nyine n'umunyamurenge kuva nagera muri nta wundi munyamurenge twiganaga ariko hari igihe nigaga bakanyita inkotanyi ninjira mu ishuri abantu bose abanyeshuri bose bakameza mu inkotanyi tivwa ibyo bintu byagiye biafecta abantu bigira ukuntu bigira habe no mu ishuri kwiga rimwe na rimwe bigashaka guteza umuntu kugira intuzi kugutesha umurongo kugatuma ugira yuko nzanibuka muri matematike twazaga duhangana n'umuhungu w'umurega nabaga uwa mbere cyangwa akaba ariko kubera ukuntu bahoraga bantraumatiza byatumye atangira kunja imbere nakandu ka parenthèse gato nanishizemo nako hari ibintu bigenda biafecta abantu bigatuma nyine bigenda ariko umuntu akaba ibi bintu bizashira gute naho ni muri izo mbarutso rero nakarengane mpiniraho donc twarukwerekana uburyo byagiye waruvuze amahitamo naho byahereye nakarengane no gutotezwa bigatuma umuntu afata umwanzuro amahitamo byaje no kugira dayere nkiraho nishaka nga completeho nkiraho nje naje no kugira juste nije muri 5e naje kugira tuja gukora formation y'abakada igihe cy'inkotanyi juste urumva ndibaza ko hari muri 90 tuja gukora formation y'ubukada aho ico gihe hari abo bitaga ngo ni abakada ndavuga juste igihe cya FPR hari abo bitaga ngo ni ba professionnel nabo bitaga ba loko ico gihe twigeze kugenda tuvuga ngo turaja gukora formation nyakivala ya professionnel ariko tugeze Goma dusanga ibintu zarahindutse turagaruka noneho turongera tubareteni kuza gukora aba loko tuja kuyikorera i Bukavu hari nabandi ariko twagiye turi babiri mu banyamurenge twari babiri mugenzi wanje wo twakoranye yarapfuye ariko tumaze kuyikora yuko twamaze ukwezi tudasohoka mu bipangu kabisa twakoreye Bukavu duhura bari bavuye za Cangugu Goma Bujumbura Uvira nyine uko twaje ariko twisanze turi abanyamurenge babiri ndetse
nza nibuka no muri ba professeur abaduformaga icyo gihe harimo n'umunyamurenga umwe, ndashaka kuvuga izina ariko nyine wenda ariza arahari n'ubu. Urumva ko maze gukora iyo formation y'ubukada byongeye noneho icyo gihe twigaga nyine uburyo bwo kwibohora, kwivana mu karengane, yabaye noneho indi mbarutso kurushaho. Nobyita ko ari wo noneho waje kuba ari iki kintu kiza kumpa uburyo bw'amahitamo no gufata icyemezo simusiga byo kudasubira inyuma. Muri make ni nk'uko nobivuga, reka mbe mpiniyaho. Murakoze cyane Afande Zaiko ku bisobanuro mumaze gutanga. Birumvikana ko imbarutso yabaye akarengane k'igihe kirekire nk'uko wabivuze, uhereye no kuri iriya example watanze y'ikibazo mwahuye nacyo muri kumwe na muzehe wawe na nyuma yaho, ariko biragaragara ko aha wari utarahaguruka ngo ugende. Noneho nagira ngo uze kutubwira ku bijyanye n'uko waje gufata umwanzuro wa nyuma watumye uhaguruka ukagenda mu gisirikare, hanyuma uraza kutubwira kandi n'ibijyanye n'urugendo, uko mwavuye mu rugo mugenda, n'ibibazo mwahuye nabyo mu nzira, uko mwageze ku mafunzo n'aho mwayakoreye, n'imirimo mwaje gukora nyuma y'amafunzo. Wagerageza kubitubwira muri make uko byagenze? Turabashimiye cyane kuri icyo kibazo. Uko twaje guhitamo kuja mu gisirikare dufata umwanzuro, byaturutse kure. Nabivuze mbere mvuga yuko byaturutse ku kurenganwa, ku gutotezwa, naho byahereye niyo yabaye imbarutso. Ibi imbarutso kugeza igihe twaje gufata, nababwiye ko twari tumaze deja no gukora formation y'ubukada, twari tumaze gusobanukirwa ideology icyo ari cyo, kwibohora icyo ari cyo. Byari bitworoheye kugira ngo dufate umwanzuro no guhitamo icyo tugomba gukora. Twahise dufata umwanzuro rero, duhitamo icyo gukora, twumva ko tugomba gutabarana n'abandi. Kandi icyo gihe iminsi yarimo igenda ikomeza kuba mibi, yuko ndibuka tuza twambutse turi abasore barindwi, turagenda tugeze kuri Rusizi, twari tuzi koga twese, turambuka hari mu mugoroba, twanyuze ahantu bita mu Nyango, twaturutse Uvira, baduhamuye, twari kumwe n'abandi benshi, ariko bo bavuga ko batazi koga. Ibo bakora demarche zose ukuntu banyura ku mupaka bakambuka bakaje Bujumbura. Twebwe tubabwira ko bitewe n'amadokima twari dufite ko tutagomba kujana nabo, yuko bagombaga kubafiya. Twebwe dufata amadokima y'abacu bose bagiye na yacu bwacu, yari amadokima tutagomba kugira. Twagomba kuvuga wenda twayasigaga ibuvira, ariko harayo n'amaraporo ubwo twaracentralizaga. Hari amaraporo yagombaga kugenda akagera i Bujumbura, twagombaga gusigayo nabo baduhaye. Twavuga ati twebwe aya turayogana turayambutsa. Nibwo twafashe umwanzuro, turagenda tugera kuri Rusizi mu Nyango. Twanyuze muri Sange turamanuka kugera kuri Rusizi, turahirirwa mu Nyango, turavizita izambu byose twari tuhamenyereye. Habaye mu mugoroba nka saa moya, nka saa mbiri, yuko twarinze abantu bose barahava, turoga turambuka. Twari ko twoga twenyine n'ibintu byacu n'amadokima yacu n'amabege yacu duhetse. Turagenda, twaje guhura n'abasirikare b'abarundi, baraduhagarika, baratujana, babanza kudukomplika, ariko tuza gufashwa n'undi musore twari turi kumwe wari uhamenyereye uhavuka, aradufasha. Twageze no ku muhanda dusanga abandi badutegereje, nibo banatubwiye situation ko imeze nabi. Juste tuharaye nibwo indege ya Habyarimana na nani ntaryamira harya baguye mu ntuzi, biba skandale. Twahamaze iminsi dutegereje kugeza umunsi abasirikare baza basekiriza barabara ryose, bazava Bujumbura. Abantu ico gihe abantu barishwe benshi, ariko haza kuzi aho twari turi, haza kuzi imodoka ivuye Bujumbura irahuruka ya Daihatsu nibuka Kia ndende cyane, yari itwaye n'inzoga, iduhurukaho. Avuga ko batambutse amahoro, nibwo bafashe ku Stelle turagenda.
ariko twarisekirize ndibuka yuko hari kamyoneti yadupresedaga imbere y'abasirikare. Turagenda duhuruka i Bujumbura kuri Saint Albert dusangamo abandi benshi cyane. Twahamaze hafi icyumweru, nyuma tuza gufata nanone haza kuboneka ubundi buryo bwo kugira ngo dukomeze. Turakomeza turagenda twambukiye za hariya za Bugesera, baducamo ibice, bamwe basigaye Gashora. Twe twarakomeje tuje Gabiro, niho twakoreye amafunzo. Igabiro tuhageze dukora amafunzo, ntitwatinze, twakoze ukwezi kumwe n'amayenga abiri nibaza nkuko. Duhita tugenda, bakwigishaga imbunda, ibintu by'amadrill twaje kubikora nyuma. Imbunda gusa mukiga imbunda na tactics nyuma, ibindi zari ibindi. Duhita dukomeza yuko ndibuka ko tugera muri Kigali, twambuka nako umupaka w'u Burundi na za Kirundo, hariya twambuka twinjira mu Rwanda. Barimo barwanira igitaramo, twumva n'amakompora. Noneho batwihutisha cyane, ati mugire n'abasirikare bagiye gutanga umusada, bagenda benshi cyane tureba. Ubwo twahise tugenda. Mu byatugoye twari adapse, twari abasore. Icyo gihe klima hari mu mbeho, Gabiro harakonje, ariko ntabwo twatonzwe cyane. Mu by'ukuri icyadutonze ni ibiryo, nuvuga ibiryo by'imfunguro twari tubimenyereye, ariko nabyo twari adapse vuba cyane. Hari amazi meza, twebwe hari hakonje, klima twiyadapse vuba kubera ko hari hakonje. Ariko hari abandi benshi byagizeho ingaruka, barwaraga imisonga n'ibindi, ariko kuri twe novuga ko nta ngaruka byatubwiyeho. Twakoraga siporo cyane icyo gihe. Ndibuka ko mbere yuko tuza twari twarihaye umuco wo gukora amasiporo menshi cyane. Tunahagera n'ubundi twakomeje siporo, twari tukiri n'abasore, ntacyo byadutwayeho, ntibyaduhungabanyije. Mu kwezi kumwe n'ibindi twari twiyansortire neza cyane. Turahava turagenda kugeza tugeze muri Kigali, batudeploya mu mayinite atandukanye. Ndibuka ko nagiye za Rebero, Mojari hariya, ariko sinahatinze. Ndibuka ko nahamaze ibyumweru bibiri, yuko twatinze Kanombe nk'ibyumweru bibiri, baza kuhatuvana batudeployinga, baducamo ibice, ariko naho ndi twatinda. Twakoraga patrouille mu mujyi wa Kigali. Tugarutse badutoranya, baravuga ngo ni bande ba diplômé abashobora kuza, donc bavuga igifaransa. Turitoranya, baratubwira ngo mugende muzakora ikizamini iriya, baratujana. Twagiye, sinibuka umubare aho twavuye, ariko abo bagombaga guselektiona bari abantu 100 bagombaga kwigira muri minuar. Baraduselektiona, twisanga twabaye selectionné. Mu bantu 100 twisanze turi abanyamurenge 8. Tuhageze, donc mu bantu 100 abanyamurenge twisanze turi 8. Twakoreye Nyarutarama. Minuar nayo yari formation iri accélérée cyane, ku buryo twigishwaga na Minuar nibo batwigishaga connaissance ya gendarmerie, ariko ibijanye na droit spécial, ma procédure pénale n'ibindi byose, abaprofesseur bari abanyarwanda. Donc icyo gihe twari muri formation y'UOPJ, ameme tabaduforma no guforma gendarmerie na formation ya gendarmerie tubikorera mu rimwe. Turapasinga na President wa Republika yaje kuparticipa muri pass out yacu. Turapasinga, turangije. Ndibuka ko bagenzi banje bose bagiye mu province, nje nisanze nasigaye muri Kigali. Natangiye Remera nahakoze iminsi mikeya kuri brigade Remera, hafi amezi 2. Nyuma nza gutoranwa mu bagiye muri formation nanone ya intelligence. Tumara amezi 3 turagaruka nsubira Remera, ariko sinahatinda. Nja kuja Kabuga, nsanga barafunguye Kabuga, ariko nyine hari carence y'aba UPJ bantumayo. Ndagenda ku buryo
banshize muri departement ya traffic, nije wari ubishinzwe, wari ukuri iyo departement aho tuza no kuhava, bantuma ku Muhima, navuye aho nja ku Muhima. Nanone wari chef wanje igihe cya Remera, niwe waje n'ubundi ari mu bantu batatu bakomeye muri polisi mu Rwanda, niwe wari chef wanje, twanakoranye neza cyane cyane, ndashaka kuvuga amazina ye, ariko twakoranye neza cyane, wabayeho na chef wanje cyane, wanamfashije mu bintu bya formation wari unafite, ariko nawe yigiye i Bukavu. Twaje gukorana neza cyane, ni nawe wansabishije kugira ngo musangaho, anyifuza yuko kubera nyine ibyo twakoranye turakora cyane. Muhima twakoraga 24 heures, kugeza igihe noneho igihe cyo kuja kwambuka cyadusanze ariho turi, reka ariho ngarukira, wenda iyo ni etape yindi twoza kwa borda nyuma y'ivyo. Afande Zaiko, birumvikana ko intego nyamukuru yari yabahagurukije kwari ugushaka igisubizo ku kibazo cy'akarengane k'igihe kirekire abantu bari bamaze iminsi bahura nako nk'uko wagiye bigaragaza. Hanyuma rero mwaje kwambuka mukora formation ya gisirikare nk'uko watubwiye, nyuma yaho mwakoze n'imirimo itandukanye ariko mwari mu kindi gihugu. Twagira ngo noneho ukomeze udusobanurira, ese byaje kugenda gute kugira ngo mwongere mwambuke mujye mu gihugu cy'amavuko? Hanyuma ni ibihe bibazo mwaba mwarahuye nabyo? Ni izihe nshingano zari zibategereje mumaze kugera hakurya? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Tukaba ni irasa n'igikubiyemo ka historique karekare nka historique ndende, ariko ndagerageza kuba bref ngusha ku ntego, malgré nubwo wenda aho bamo ka commentaire gatoya yuko nyine kuvuga ngo byumvikane neza biba bisabye gukomantaho bukeya. Reka mvuge yuko ubu nyine tumaze kuhagera ndetse tugeze mu mirimo, ubu nibwo twatangiye, nubwo ko aribwo twatangiye kugira inzozi twari twaragize zo gufata iya mbere cyangwa se kwifatikanya n'abandi mu kwibohora, bituma dufata icyemezo cyo kujya kwiga igisirikare. Kwiga igisirikare nyine urumva mu ntego nyamukuru twari dufite harimo kwibohora mu karengane twari turimo no gutotezwa ababyeyi bacu cyangwa se ubwoko bwacu mu buryo bwumvikana neza, gutabara ubwoko bwacu bwari bwibasiwe mu gihugu hose. Usibye n'akarengane no gutotezwa, ubwoko bw'abanyamurenge bwari bwanzwe mu gihugu, umuntu atobona uko bivuga, mu gihugu cyabo kavukire, kandi bari bagomba kugira uburenganzira kimwe n'abandi moko yose yari atuye Zaire à l'époque. Tumaze kugera mu Rwanda rero tumaze kwiga igisirikare, ndetse tugeze no mu mirimo, ariko novuga ko twatekerezaga ukuntu tuzongera ku ntego yacu, tuvuge nyine yo kujya gutabara ababyeyi, tukabona dusa naho ibyo turimo durasa n'abarota nk'ibintu bitazoshoboka. Kugira ngo tuzobigereho, hari igihe twahuraga ubwacu wenda nk'abasirikare b'abanyamurenge nyine, cyane cyane nk'abo mwari mwegeranye muturanye, tukagerageza kubiganiraho, abantu basa n'abavuga ati se ko twaje tukaba twaraje gukora igisirikare, twigisirikare tukaba twarakikoze twarayize, ariko intego yacu ukaba twarakuzosubirayo tukaja gutabara ababyeyi bacu, gutabara ubwoko bwacu. None se aha hantu tuzahava gute ko dusa twamaze gushika, kuvuga ngo tuzahave dufate mwarebe ukuntu muzova muri ico gisirikare muri bo, kuvuga mu buryo se mwihanguye mwenyine se tukabona n'ibintu bidashoboka. Twagerageza gusa n'abakandira hirya tukareba inzira zose, tukabona n'ibintu bidashoboka. Ibyo byose nyine tumaze kusa n'abarota, twumvaga ko tuzobigeraho, bisa sinzi, tukabyibazaho igisubizo tukakibura. Twazaga tubigera tugatandukana twese nta gisubizo gihari, kuko nubwo twari mu gisirikare cy'u Rwanda, mvuge gutyo, ariko twumvaga dufite umutwaro wo kujya gutabara ababyeyi. Twakomeje gukora, ariko umutima utari hamwe, kubera gutekereza nyine
iwacu ndetse na bene wacu bahagorewe. Ndatinze reka ngushe ku ntego yuko no komanta kagira birebire. Ndatinze igihe cyaje kugera inzozi zacu zirasohora, mbe nkuvuga gutyo, noneho nyine birya twarotaga ibyo twifuzaga, noneho umunsi umwe igihe kigeze nyine abanyarwanda nabo byabaye ngombwa ko bafata umugambi wo kwambuka baja muri Zaire. Kuri twe twasaga n'abarota n'ukuri, twasaga n'abarota yuko ntitwumvaga yuko n'uburyo twatekerezaga ko tuzojayo tuzambuka, sinzi, byabaye nka surprise. Rimwe na rimwe twaza dutekereza ngo wenda hari bazodusezerera batubwira ati ngaho ngiyi inzira, wenda ngibi bikoresha hasigaye n'umugende mwirwarize. Nibyo cyane, kandi twari tayari nabyo twari kubikora, kandi ntitwari bakeya uko umubare twari dufite wose wari uhagije. Gusa twarabyishimiye, byaradutunguye, ariko kuko byari bigushije ku ntego yacu yo gusubira mu gihugu cyakavukire muri gakondo yacu, noneho no kuja gutabara abavyeyi bacu bene wacu bari bageze mu marembera, twabaye sinokubwira ibyishimo abantu bari bafite. Muri make nuko byagenze, abanyarwanda bari bafite objectif yabo, mbyite gutyo, natwe dufite yacu. Igihe cyarageze rero ngushe ku ntego, hamaze abantu bamaze kuidentifia aho umusirikare w'umunyamurenge wese yaraherereye, hagiye hapangwa udukundu twinshi ukuntu dutangira kwambuka twiyemfilitra nyine gucengera. Hambutse ibikundi byinshi bigera ndibuka nka 3-4, sinibuka icyaje gutamburika nimba cyari cya 5 cyangwa cya kanaho kugeza ku cya 6, ngira ngo nico gihe abanyarwanda batangiye kucambukamo, nabo batangira kwambuka nko mu gikundi cya 6 cyaje gutamburika ico gihe. Kandi abambukaga muri two dukundi twa mbere twose bari abana b'abanyamurenge gusa, kandi barambukaga bagahita bazamuka bakaja ruguru nyine iyo abavyeyi batuye muri Haut Plateau. Noneho ndibuka yuko ico gihe cyose abandi bambukaga udukundi tw'abanyamurenge nyine twatangiye tugenda twambuka mu dukundi tandukanye, umva bose banyuraga i Burundi bambuka Rusizi bazamuka baca zabwegera bakazamuka bakarenga. Ico gihe novuga yuko abacu bambutse igihe batambutse byaje kugira ingaruka nyinshi cyane kuri bene wacu bari batuye cyane cyane mu Mushasha, novuga mu Haut Plateau no muri Plaine. Byaje kugiraho ingaruka nyinshi cyane yuko juste hamaze igihe abacu batamburitse abariko bazamuka ruguru, byaje gusa n'ibiteye. Noneho urumvaga inkuri bakamomo bazayirwa ati no inkotanyi ko zirazamuka bigira gute, batangira kugenda. Noneho nibwo batangiye kugenda bafata abaturage, ugasanga mu mihana nyine. Novuga yuko juste nyuma yuko bimaze kugenda gutyo batamburitse nyine, ico gihe bene wacu nibwo batangiye kubizira. Ndibuka yuko nka igihe cyaba representa Bugunzu wa Pasteur Muzuzi na Semutobo, igihe cy'amanani abaturage bitwa za Kabera, byose urumva ico gihe batangiye kwitwa babaziza ngo babitse inkotanyi ziri hehe. Ayo makuru yatugezeho bisa nibibaye ibindi, abantu bariko bumva twebwega yuko twari twarasigaye, twari tukiri inyuma, bariko bacu bo barambutse. Abantu bumva ayo makuru noneho ukumva umutima ugiye kuvamo, kandi twebwe abandi nabo twari turi kumwe bose baragiye, twe baratublotse, turacyari muri iyo no byita ko tukiri muri bakiya batujera aho hande, no mwitonde ibintu bene ibyo. Ariko kubera amakuru twumvaga ico gihe abandi baragiye, twe twarasigaye, kandi abacu barageze no kuri objectif, bamwe bararenze ruguru mu misozi, twumva sinzi igishika n'ibintu bimwe byinshi umuntu yumvaga yenda kugira. Sinabo bonyine bapfuye, habe n'abasirikare b'abanyamurenge baba ex-FAS bari mu mainite. Ndibuka zabagira abantu hari abasirikare ba gendarme bishwe no mu yandi ma province benshi bagiye bicwa, kandi ari abasirikare. Abandi barafungwa, baratotezwa, barakubitwa. Ni bene ibyo nyine ubwoko bwacu buhora buhura n'ingaruka
n'akarengane kamwe atavuga, ariko reka ndeke nyine kubitindaho. Gusa ni benshi nta n'uwo bavuga ngo barangize. Ibyo byose byaje bitugeraho, ugasanga noneho abantu nk'abagiye mbere nk'abasigaye inyuma ho mwazaga mwumva icyo gihe abenshi bari barasigaye, bari baranze ko bambuka. Twese twatangiye kugenda dushakisha uburyo dutoroka tuva mu mayinite, kubera amakuru twumvaga n'ukuntu twumvaga imitima igiye gusa n'intuze. Abantu ntibabyihanganira, umuntu ntiyabyumvaga. Noneho biza kugerekaho na ya disikuru ya guverineri nawe atangira gutanga ibimatoma abanyamurenge ngo muri semene bazobe bavuye muri ho plateau hose, yuko ngo bagiye kuharasa bakahagira ibintu bene ibyo. Ijambo ryaje risongera mu byago nyine ubwoko bwari burimo, ariko abacu bikundi byari bimaze kwambuka nyine bine hafi bitanu sinibuka neza aho, byari bimaze kugera ruguru iwacu. Baje kwiyoruganiza maligiri buke nubwo bari bake, bigaburamo ibice byinshi kuva mu Rurambo ugahuruka mu Minembwe, donc bagenda nyine bareba ukuntu bagenda basekiriza abaturage. No bivuga yuko icyo gihe njewe icyo gihe narasigaye ku Muhima, nubwo ayo makuru twayamenyaga atugeraho, ariko icyo gihe narasigaye ku Muhima. Abacu bose abo twakoranaga usibye n'abari muri Kigali, abacu twari tubana icyo gihe nari opeje ku Muhima, ariko twari tubana n'abandi basirikare benshi b'abanyamurenge ibo batari amaopeje bakoraga. Icyo gihe bose bari baramaze hafi amezi 2 baragiye, narasigaye abantu bose baragiye. Ibyo byose urumva ukuntu byari bimbangamiye. Donc bose bari baragiye, njewe nasigaye. Njewe bari barambujije ngo sinkambuke, nkayidentify abandi, ariko njewe barambwiye ngo sinkagende, cyane cyane bitewe n'akazi nari mfite, uko twakoranaga n'uwo twakoranaga n'akazi kenshi twari dufite. Hari n'abaopeje bari bakeya, bigasa cyane nk'aho bamfatira kubera ibyo babonaga dukoramo nyine, wenda n'ibyo babonaga mu bumenyi dufite tuhadukoraho, bagashaka kudufatira. Hari amadosiye menshi wagiraga gutya, bakavuga ngo noneho kugeza igihe utwo dukunda uko ngenda mvuga bagenda n'abandi twari tubanye ku Muhima yuko hari abandi batari amaopeje ariko bari abasirikare bakoraho, bose baragiye, nsigara nje nyine. Noneho bamaze kugenda bose bambutse, bintera ikibazo gikomeye. Numva nanje mfite agahinda ku mutima, ni gute sinumvaga n'uburyo ngomba gusigara ndafatikanyije n'abandi kugira ngo tube twatabara ababyeyi, cyangwa se nyine two kwirenganura mu buryo rusange mu byo abantu cyane cyane twari twarabayemo. Noneho wabitekereza, wibuka n'amakuru bakubwira, watekereza n'ibisituwasyo ababyeyi barimo, umuntu yumvaga hazaga bige neza mwiyahuza ibintu by'ibiyoga umujinya wabishe. Ni muri iyo sanse nari mbivugiye. Abandi baragenda, njewe ndasigara. Aho kugira hakaba igihe bagenda bantera igipindi, itonde noneho urangiza amadosiye ufite, narangira nawe indi ekipi izogenda ubutaha muzajana. Aho kurangiza ngakora ijoro n'amanywa kugira ngo ndangize amadosiye mfite, haja ku wundi munsi babona ndarangije bakanyongera yandi. Noneho bigeze igihe nsa n'unubwe, ntangira kugenda nkontakta, nja kureba wari ayiwo wacu, ndashaka kuvuga izina. Hari fete nyine mutekerereza ikibazo. Hari ahantu twari twahuriye mu kabare, yakundaga kunywera musangayo, ndamusobanurira, arambwira ngo ejo hari ekipi izambuka izagenda kandi nutinda, donc nukuvuga yuko uzabusigaye, kandi icyo no gufasha nuko muri iri joro de 19h30 à 20h uza kunsanga hano, ndagushira mu modoka. Ubwo abandi barabageze igihe cyo kuja kurira imodoka, pite mpa kugeza wurira. Ico gihe baraza ntibabimenya, baraza kwitera hejuru wageze Cyangugu, kandi Cyangugu bizaba bigoye kugira ngo bongere bakugarure. Tubwo nawe nugera Cyangugu zirwariza. Nuko byagenze, nahise ngenda nditunganya utuntu twose, ntane kakapfu najanye, nagiye nambaye imyenda nambaye, mfati n'ikoti gusa, nagiye mu isoko gusa ngura ikoti n'ikeci ikomeye, urukweto nyine rwa operation rw'ikeci ne jeans nziza ikomeye. Nibyo narahise ngenda nsezera bamwe mu bavandimwe. Ubwo nahise, ariko ibo nyine kuko n'abantu ni famille nyine proche restreinte, nabwiye mbabwira yuko babigira ibanga. Byari bigoye kuvuga ngo ngene ntababwiye yuko nyine mpita mpava. Nasanze ayo wantegereje aho, mpageze twicaye iminota mike cyane, itageze 30, duhita twinjira mu modoka ye.
twageze muri Kimihurura niho abandi bose bari ko burira, nahageze twamaze 10 minutes dutangira kurira imodoka. Nuko twuriye imodoka twisanga Icyangugu mu gitondo. Intendezi baje kubimenya babonye nabuze mu gitondo, bigeze yuko twahageze nijoro turahirirwa ngo bije kugera mu masaa 6, haza mbona imodoka ya brigade ya Cyangugu iraje, harimo umuntu w'umuopeji twakoranye formation, mbona barasa n'abazenguruka, nagenda ahantu ndihisha ndibuka, ariko barazunguruka barareba nyine. Hari undi musuti twari twazanye muri groupe namwe ati bari abantu nije bahaye bashaka yuko ndakeka ko bo babahamagaye ku Muhima, wenda bakahamagara ati murebe ko yaje mu mufate, ariko bamara nk'ikintu cya 30 minutes nanone, kugeza igihe abambere bari batangiye ngo twurire imodoka tumanuka tuja kuri frontiere. Ba bantu bakiraho barya b'abajandarume bavuye kuri nani ya Cyangugu, noneho mpita nyura inyuma jana na mugenzi wanje nurira mu bantu ba mbere. Iyo bari basa n'abahuze bari inyuma, imodoka yari imbere abariyo nuriramo. Kurya nuriye namangenda nipfunda imbere kabisa, abantu nariko nicara abantu bagize kugira nyine ngo taza kuboneka. Bido ntibyatinze, reka nihute tuhita tumanuka n'amamodoka. Twebwe tugenda twagiye nyuma, niko no bivuga, twagiye nyuma yuko twagiye bahe barwana ubwo intambara kibera Uvira, yuko za intambara yari yabaye kubwegera kera hari za Ruberizi, hari hamaze kwambuka ibikundi byinshi. Bivuge yuko twarambutse tugeze ku Ruvungi, imodoka zadusize ku mupaka, turagenda n'amaguru tugeze ku Ruvungi, turahirirwa turaharara. Habaye mu gitondo batubwira ko Uvira yafashwe, turongera nanone tuhava n'amaguru. Imodoka zarako zidusanga ngira ngo sinibuka nimba ari zasange gutyo, nubwo amamodoka twako duhura n'amamodoka aratujana na Kavimvira. Tugeze Kavimvira niho nyine twasanze hari Uvira yarimo akavuyo, nyine hakirimo desordre nyinshi. Twabaye muri Uvira nk'ikintu c'icumweru, nyine za patrouille bamwe bakomeza baprogressa, abandi nyine dukora za patrouille n'ibintu by'amaratissage. Ubwo nagize gutya mbona umuntu wa renseignement wo muri intelligence nyine twakoranye, wa wundi nanone wamfashije, umwe wamfashije kunyambutsa mvana ku Muhima, nyine wamfashije kuvuga ngo nambuke nze muri Zaire, ngo ngira gutya mbona araserutse Buvira, ati ndagushaka. Njanye iruhande ati unshakira abandi bana b'Abanyamurenge muziranye kandi uziho discipline, hara mission tugiye kubaha kandi mugomba gukora byihutirwa, ushake nk'abana 30. None navuga ati biragoye yuko abenshi twaje tuva mu mayinite atandukanye, biba bigoye kuvuga ngo ngene kubwira ngo umuntu uyu n'uyu muziho ikiniki. Tariko muri groupe twazanye igikundi twazanye harimo abana benshi b'Abanyamurenge, nabonyemo benshi kandi nabonye bashoboye bari sharp w'intuza. Turagenda noneho tuja mu gikundi, nibwo badufroningishije bakata gakundi kaba twari nk'abantu 30 nuko batujana ahantu. Turategereza waje kuba après-midi, baraza baratuganiriza ku mugoroba ati noneho mwe mugiye gusubira mu Rwanda. Barako bavuga gusubira mu Rwanda nkumva neza umugongo urakundutse, subira mu Rwanda tena aho naje mva kandi bigende gute. Ariko hari mission nyine twari tugiye gukora, murasubira mu Rwanda mugende hari mission hari umuntu muza gutega kandi ibindi zaidi turababwira uko mwahageze. Nuko twatoranijwe duselektiona gutyo, imodoka ziraza amakonvo itururira, turahaza na hari Cyangugu. Bamwe dusigara Cyangugu, hari indi equipe yagiye Kigali muri twebwe, ariko njewe yuko sinari nakeneye no kugenda, barako bapfa kuvuga ngo abagira gutya nkama kwepa nkagaruka, twe turasigara. Abandi baragenda baje nani Kigali, baza kugaruka badusanga nanone bukeye, baje badusanga Kamembe. Hageze Kamembe tubona umugabo uje uvuyemo, atubwira ati nguyu umuntu tubahaye umutekano we uri mu maboko yawe. Uyu se ninde? Bamwe ntitwari tumuzi, ati yitwa Kabila. Twavuye aho tugeze Uvira, ubwo bukeye nibwo twagiye ngo tugere Uvira. Tuharaye gutya mu gitondo nibwo twamenya amakuru mabi, batubwira ko Nicola yapfuye, bamuyumbe bapfuye. N'uwo munsi nyine ubwo twari tuvuye gutega Kabila twari tuje, babitubwiye zaduciye intege cyane. Urumva nk'abantu bari bafite objectif, dutangiye kumva ko tugiye kumva tena mutangiye gupfusha surtout imitwe
umwe muri ba leader banyu rero niwe wari na leader mukuru twari dufite ngo arapfuye twumvaga n'ukunda apfuye intambara se yagiyemo ni intambara nyabaki byatumye ibintu bene urumva byaciye abantu bisa n'ibidemoralize abantu bigira nibyo mu by'intambara nyine abantu byabaye nk'ababica intege ku buryo bukomeye ariko biza kugeraho nyine abantu basa n'ababyakiriye nuko tuza gukomeza tuva Uvira nawe tukimurinze tuja Bukavu tugeze Bukavu yari ama escort ya Nicolas bose barayazana niho yadusanze turabana nuko twahise dukomeza tuja Goma tugeze Goma turakomeza tugera Lubumbashi ibyo sinobitindaho nge navuga ama etape yuko nani yoba ndende cyane tugera Lubumbashi tugeze Lubumbashi urumva icyama cyari kimaze gukomera AFDL yari maze kuba ubukombe harimo bene wacu bakoraga mu nzego za politike bari bahari abasirikare bo ico gihe hari mayinite menshi yaragenzwe abantu bari mayinite atandukanye ubwo turi Lubumbashi Kinshasa yafashwe turi Lubumbashi nanone yuko twebwe twahise tuba dusa n'ababaye inyuma y'uriya mugabo ariko tukabana n'abanyarwanda none twageze Goma bonge kuzana indi ekipe y'abana b'Imasisi nabo turavanga nabo noneho hamwe yaba twebwe nabo muri Nord nuko akenshi tukunda kuvuga ngo b'Imasisi kandi haba nari b'Icuru ariko reka tuvuga muri Nord niko kwiza abo muri Nord turavanga tugera noneho dutangira kugera mu ijana rirenga nuko tugera za Lubumbashi Kinshasa ngo ifatwe turagenda tuja Kinshasa dukora akazi kenshi mu nshingano zo zari nyinshi nyine tugenda tugira ariko bisa n'ibigaragara nabi bavuga ati uyu muntu ni gute yorindwa n'abantu b'ubwoko bumwe cyane b'abanyamurenge gusa byabaye ngombwa ko kubera ibyo tuva Lubumbashi nako Kinshasa dusubira Lubumbashi twenyine ariko iyo icyo gihe yari amaze deja kwiproklama amaze kuba perezida amaze kuja ku butegetsi twebwe turahava dusubira Lubumbashi tugera bita Kimbembe haza abasirikare benshi cyane b'abarekri bari bavuye iwabo za Manono n'ahandi nyine manani yabo muri Katanga bakatange benshi mayinite noneho turavanga iba inite nini cyane ku buryo amabatayo twagenze nyine ariko aho Lubumbashi twahagenze batayo yari batayo nini cyane noneho tuvanga tugenda tugabura amafonction yuko twari bake ni hahandi nabo turasaranganye ko inite yari maze kwaguka ariko tugeze Kinshasa twaje guforma haza n'andi mayinite duforma brigade nuko mu brigade nyine ngo tugenda dukora gutyo muri bene ayo ma situation ariko juste tukiraho nibwo twakoreye Kanseta dukorera twabaga Kancace ama province yose aho yagiye akora amaturune azenguruka agira hose twarajanaga no hanze hari bamwe bagendaga usibye njewe ntabwo twigeze tujana hanze ariko ma province yose ico gihe twarajanaga juste noneho ubwo inite nyine yari maze gusa niba nini biraho nibwo twamaze nk'umwaka dukorana aho nyine kuva tugeze Kinshasa yarafashwe nibwo haje kuzamo gusezera abanyarwanda ubwo hari byinshi byari biturutseho ndibuka ko yaje kubasezerera bisa n'ibintu biguye abantu hejuru ibintu bitunguranye aho noneho ibintu bisa n'ibihindutse reka mbe no kwirimitira hano no garukira aha yuko nyuma yaho y'isezererwa ry'abanyarwanda harimo andi mateka n'indi episode harimo andi mateka adahuye n'iyi Afande Zayiko wavuze uti mumaze kugera i Kigali babakonfiye mission yo kurinda Laurent Désiré Kabila kurinda uwaje kuba umukuru w'igihugu zari inshingano zimeze gute mwari mwinjiyemo ese kuba selectionné mu bagombaga kurinda uwari ugiye kuba umukuru w'igihugu hari umwihariko byasabaga cyangwa se hari kiriteri zihariye zagenderwagaho
hanyuma wavuze ko mbere mwaje kwisangamo murinda muri abanyamurenge mwenyine abandi baje kuzamo nyuma. Ese mwabonaga bafitiye icyizere? Ku rundi ruhande mwebwe se mwamwiyumvagamo dore ko nawe yari afite amateka atari meza ku banyamurenge? Afande Jaiko, wagerageza kutubwira uko mwakoranye na Laurent Desire Kabila ku ikubitiro muri izo nshingano mwari muhawe zo kumurinda? Murakoze cyane. Reka ndumva ikibazo gisa kirimo ibibazo byinshi, ariko mpere ku kuntu twabaye selekisione mbone gusoreza ku buryo twiyumvaga nyine kurinda umuntu wumvaga ko wenda tumufiteho amateka mabi cyangwa se bayafiteho ku bwoko, ariko nyine tukisanga tumurinda, ndetse yaba n'uburyo twakoranye n'uburyo twagiye dusohoza inshingano zacu nyine tumurinda. Uburyo twabaye selekisione akenshi souvent abo twabaye selekisione ni groupe twajemo, igikundi twajemo, niho bahereye guselekisiona abantu. Gusa njewe kubw'umwihariko hari uburyo nabaye selekisione, hari umuntu waje arankurura uwo twakoranye ufite twabanye muri intelligence mu Rwanda. Ni nawe wigeze kumfasha cya gihe ubwo navugaga nava, uburyo navuye mu Rwanda kugira ngo nze nambuka nza muri Congo, washoboye kumfasha igihe bari banze konza, abandi twari duturanye bose baje banga konza bitewe nyine n'akazi n'inshingano twari dufite, akazi twakoraga, bambwira ngo tubanze turangize amadosiye twari dufite. Nuko mbonye ko igihe kirambiranye, twagerageze kuganira, tuje inama, niwe wampaye inama y'ibyo nzokora kugeza igihe yambwiye aho nzomusanga kugira ngo inze nyine amfashe ku buryo ampuza n'abandi turambuka turaza kugira ngo nisange Ntendezi twambuka Ruvunge nyine kuza Uvira. Niwe wayimfashijemo fete. Yaje no kunsanga nanone Uvira, none hasanze aho twari turi kuri parade, nicyo cyari kisa n'igikundi cya nyuma kije igikundi cyacu. Twari tuvanze harimo n'abanyarwanda bien sûr. Noneho ahageze ambonye arankurura amvana kuri fone na jana iruhande, ati hari mission dushaka kubaha d'office, wewe ubaye reteni, ariko ndebera hari abandi bantu uzi b'abanyamurenge uzi wizeye bari discipline, dushobora kubaha mission noneho mwokora mwese. Yego, nubwo tutari tuziranye twese, hari abo twari twazanye bamwe kubera kuganira, abo nanashoboye kumenya, harabona agiye mutungira intoki turiya uriya, ariko nubundi baje no kubikoresha muri ubwo buryo. Baza abantu mu gikundi, abantu bavuka hano muri Sud Kivu b'abanyamurenge, aba naba nibaje iruhande, noneho bagenda batiriyamo abantu, tukire tuva nyine agakundi ka 30 personnes. Nuko byatangiye ufite, nuko twabaye selekisione. Ariko nyuma juste uko nababwiye tugeze Uvira, nibwo ubwo twari tuvuye gutega Kabila nyine tugeze Uvira, nibwo twamenye amakuru mabi yuko Nicola yapfuye. Juste tukiraho muri iyo uko twabaye selekisione, tugiye kumutega, tumaze kumutega tuje Uvira, tuhavuye tugeze Bukavu, nibwo bazanye abari ama escort ya Nicola, nanone nabo barabazana, turavanga, barabaduha nabo turafatikanya. Novuga ko ari donc niko gakundi twaje gukomezanya nyine tumurinze mbere yuko batangira kwivangamo abandi baza gutyo. Noneho nkomeza ku kibazo kindi warubajije nanone, uvuga ati ese ni gute mwiyumvaga mwisanzura mute kurinda umuntu waje kuva mukuru w'igihugu, muzi neza ko amateka ye atari meza wenda ku bwoko bwacu. Sinzi, ufite benshi ntabwo twari tuzi amateka ye, ariko toujours bamwe muri twe nyine ubundi baratubwira kugeza n'igihe
uh, nubwo twabimenyaga twakagombye kuba n'abari bayazi ntacyo byahinduragaho yuko igisirikare ni service commande ntacyo wohinduraho ngo wiyempoze ngo urakora iki. Twarakoze kandi dukora inshingano zacu neza cyane uko byari bisabwa, ku buryo twazisohoje neza. Tuva Uvira, Bukavu, Goma, Lubumbashi, singenda mvuga amadetayi yose y'inani byose yuko twagenze. Turagenda kugeza tugeze Kinshasa tuhageze naho byabaye nk'ibisa n'ibigaragara nabi. Baravuga ati se umuntu President de la République uri escorte n'inani n'abantu b'ubwoko bumwe. Urumva byagaragaraga kandi twebwe bitewe na morphology yacu biba bifite hari ukuntu biba bifite impact ku bandi bantu bo hanze, bituma badusubiza Lubumbashi. Noneho hari havuye abandi bavuye za Manono iwabo, abasirikare benshi cyane baraza duhurira Kimbembe ni Lubumbashi, turavanga. Yari imaze kuba grande unité. Ubwo icyo gihe tukabura amafonction tuokipa amwe nabo baokipa yandi. C'est comme ça nuko twaevolué tuza kugaruka Kinshasa, noneho dukomeza akazi gutyo. Ariko nta bindi, nta andi ma speculation yandi, nta bindi byari biri inyuma byihishemo zo kuvuga ngo wenda ngo hari urwikekwe cyangwe. D'abord byahereye kuri we kuva Uvira uwamutekeraga yari umunyamurenge, Bukavu, Goma, Lubumbashi, kugeza Lubumbashi ahuye n'umuryango we, bashiki be, siwe abana be, ntiyigeze amuvana. Yakomeje kumurekera za nshingano zo kumute, ku buryo yazaga kurya akabaza ati ibiryo byatetswe nande. Donc wa musirikare wamutekeraga ne kugeza bamukuyeho tugeze Lubumbashi ku munota wa nyuma tugiye kuja Kinshasa. Ariko nyuma y'igihe kirekire cyane umuryango we uje nyine bigera igihe ariko nubwo bamukuyeho guteka niwe wasupervisaga ibyatetswe bimeze gute, niwe wafataga komande bari mu mutekere. Urumva combien de fois n'ubundi cyizere nawe yaradufitiye. Nuko byakomeje tugera Kinshasa, bikomeza muri yo ritme kugeza Kinshasa. Noneho niho yaje gusa n'uwikukiye twese, noneho tuba deployer tuja mu unité, asa n'uwigenzega. Noneho yaramaze kuba president yuko juste yaje nzanumva babyitangwe no kwi autoproclamer. Sinziga nimba muri AFDL muri part bwayo batarabyumvikanyeho, ariko juste yaje gusa n'uwiproclamer nka president turi Lubumbashi. Ariko ageze Kinshasa noneho nyine bimaze kuba officiellement nyine bimaze kugira nico gihe n'uwo umunyamurenge wari uhari umusirikare wa supervisaga inani yaje kuhava asubira muri unité. Noneho asigaranaga nyine ba maître cuisinier biwe abo baje kumutekera, ariko niwe wamutekeye kuva kera kose kandi yamugiraga icyizere. Nta nubwo yazaga ngo wenda agire n'akantu ko kwikeka kurya. Umva yara hari kintu kimwe yatugiriye natwe twari tumaze kuyumva muko dufitanye icyizere. Bref ni nkuko byagenze. Ndumva wenda ari uko no bisubiza mu kibazo mwari mubajije. Murakoze cyane. Nkurikije ibisobanuro urangirijeho ni nkaho Laurent Désiré Kabila yari amaze kubagirira icyizere gihagije kandi namwe byari uko. Umuntu rero yakwibaza ate se ko mwamurinze kugeza muri 98 icyizere ari cyose byaje kugenda gute kugira ngo hatangwe itegeko ryo kwica umunyamurenge wese ahari n'abasirikare barimo? Hanyuma mwebwe nka bamwe mu bamurindaga mwaje kurokoka gute buriya bwicanyi? Afande Zayiko wagerageza kuduha ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo? Murakoze nanone. Ku kibazo nanone mukomeje kutubaza ni ibibazo nyine bijanye n'amateka yacu. Mu by'ukuri mwari mugize ati ko twamurindaga perezida kugeza 98 nyuma yo kugenda kw'abanyarwanda, ko yavuze ko
dusigara niki cyaje gutuma nyuma atanga itegeko risa naho ryo kutwica nyine niki cyari cyabaye nyuma yaho, niki cyabaye nyuma y'umutekano wacu uko waje kumera nuko twahavuye kugeza tugeze tuvuge nyine uko twahavuye. Murakoze cyane, reka mpere nyine kuva itangazo risohotse yuko abanyarwanda bagomba kugenda. Ni itangazo ryanyuze kuri televiziyo ariko rivuye muri perezidansi. Bavuga yuko abanyarwanda bagomba kugenda, ndetse nimba nibuka neza babahaye entre 48 heures na 72 heures yuko bagomba kuba bavuye mu gihugu batashe. Mu by'ukuri byabaye nk'ikintu twese kidutunguye, ariko mu rundi ruhande bitari bidutunguye komutele yuko hari fuite ya information, hari ibihuha byazaga, kandi twari muri perezidanse byumvikane ko hari amakuru twafataga hirya no hino. Hari ukuntu twari tumaze nk'iminsi mbere yuko itangazo risohoka nyirizina, twari tumaze nk'ikintu cya 2 semaines na 3 semaines tubyiteguye, hari tubizi ko hari ikintu kigomba gusohoka nyine cy'inkuru bene iyo, ndetse ku buryo icyo gihe muri iyo 2 semaines juste surtout muri dernière semaine hari amakontakite menshi twagiye tugira n'abanyarwanda babitwibwira nabo ubwabo avuga yuko bishoboka ko bashobora kugenda umwanya wari wose. Ofete icyabiteye kugira ngo perezida afate iryo tegeko ry'ikubagahu by'ibyo hari n'ibindi bibazo byari bishamikiye kuri politike ntosubiramo ubu nyine, ariko tugenda tubiganiraho. Batubwira impamvu nako si impamvu komutele, batubwira batwereka ingaruka, batubwira ati ko tugiye kugenda position yanyu ni yihe, muri ifata gute, mwaje tukajana ko nimusigara ibizakurikira hari bibi. Ibyo byose twarabibonaga kandi twabonaga ko hari amariske akomeye, ariko twagerageje kubereka ko twege tutari tayari kugenda, tubereka n'impamvu yatumye tuza. Mu mpamvu twerekanaga harimo kuba twaraje gutabara ababyeyi, kandi mu cyatujanye hariya twagiye kubatabara, ariko harimo n'impamvu natwe yo kuja kwiga igisirikare no kumenya uko igisirikare gikora, hanyuma tukagaruka natwe tugatabara iwacu bitewe n'akarengane no gutotezwa twari dufite. Ibyo twaraberekaga, tukabereka n'amaraso ya bene wacu ba lideri twari dufite nayo yari yamenetse badafite. None se yamenekeye iki? Twongere duhaguruke, twaje gutabara ababyeyi, dusubire tuje mu Rwanda, ababyeyi tubasige. Icyatuzanye cyari iki? Bagenzi bacu twari tuje gushenga ba Nicola ngo nitumara dusubireyo, tugende dusubire mu Rwanda. No, turemera nimba na yacu azomenekera hano, ariko ntabwo turi busubireyo. Twari twabaye kategoriki. Ibyo byose imbitindaho nabo twarabiganiye, bumva ko tutavuye, tutashobora kuva ku izima. Bagera ahantu baratubwira ati sava, okay, noneho musigara hasigaye muzirengere izo ngaruka. Ibyo byo babonaga ko twamashije, nta bintu byo kwisubiraho. Nubwo natwe twabibonaga ko hari ingaruka, ariko nta yindi shwa twari dufite, nta yindi shwa. Umbwire nk'ababyeyi bari ruguru mu Minembwe n'ahandi, kumva ngo twaje bari batwiyumvamo, bazi ko twaje none bumve ngo umunsi twese kandi dusubiyeyo. N'uwo munsi hari kuba jenoside na tension deja yari imaze kuhaba, basezerera abantu bagende twese turagiye. Bababyeyi ntibari bakiharaye iryo joro. Nibyo twari dufite izo mpamvu nyine nyinshi pardon zo kwerekana mu byatumaga tutagomba gusubirayo. Twari dufite byinshi byari biduteye. Naho twagiye duhera tubereka nyine urumva nk'uko wari bivuze nyine ko twamurinze kugeza 98, niko byari bimeze kugeza nyine nico gihe yatangiye asezera abanyarwanda. Bigeze igihe umunsi nyirizina uragera, turi mu matansiyo benayo, ibintu bitameze neza politikema, haba no mu gisirikare. Kugeza umunsi abanyarwanda bagiye turabaherekeza, bageze ku kibuga barurira baragenda,
ariko twari twasigaranye nuvuga abasore bo muri Nord Kivu, abasirikare bo muri Nord Kivu, abanyamasisi, ariko nuvuga ko 90% ibo bahise bajana n'abanyarwanda. Nuvuga ko twasigaranye na 10% nayo sinzi ko yari igeze, bari bake cyane, ariko abenshi nabagiye, gusa bari bake nabo nabafashe umwanzuro turasigarana. Nyuma yo kugenda kw'abanyarwanda, malgré ijambo rya President Laurent Désiré Kabila yaramaze kuvuga yuko abagiye ari abanyarwanda, ariko abasigaye yuko yaje kuja kuri televiziyo arabivuga ko hari abandi basigaye basa nabo, ariko bose abanyarwanda n'abanyamurenge n'abakongomani. Mu by'ukuri nta impact byigeze bifata. Hari hamaze kuba ikintu cya confusion, no byita gutyo, yuko bari bazi yuko abantu baje babitaga abanyamurenge, kandi bazi ko abanyamurenge ba Kadogo bavuye donc tuvuge ko abanyamurenge n'aba Kadogo bandi baba bapfurera bashi n'abandi bose babitaga abanyamurenge, y compris n'abanyarwanda. None bije kugera igihe abanyarwanda baragiye, turasigaye, puis wari chef d'état major bari bazi ko ari umunyarwanda, bize kugaragara ko yari bari bazi ko ari umunyamurenge, ntibari bazi ko ari umunyarwanda, bije kugaragara ko ari umunyarwanda, aragiye, twese turasigaye, natwe turasigaye plutôt, dusigaye dufite isura imwe, morphologie n'imwe, confusion totale. Aba bantu abanyarwanda bagiye, abandi barasigara, abo basigaye gute? Mu by'ukuri nubwo iryo tangazo rya perezida yari yakoze, ntabwo bigeze bihabwa agaciro, ku buryo n'abasirikare twakoranaga, rero twaratambukaga n'umuhanda ukabona abantu barajwangaraye bose pe, bagahagarara ukabona baratwibazaho, abandi ko bagiye babona ibite, wenda nk'uyu wubahutse muganiro ukamuga ati bariya bagiye n'abanyarwanda, twe turi abanyamurenge, turi abakongomani, twarasigaye. Nubwo wo basobanura wumvaga bitashobotse. Noneho kugeza igihe twatangiye kugenda, bene ndibuka hari kazagiye zibaho z'abana bari bavuye Kanseta baja muri Zando, muri soko ya Kinshasa, bakabagrese, twarinze bakadutabaza, tukaba abantu bagahamagara ku byombo, tugatabara, tugenda. Hari abo twasanze bagiye gutwika, tukabavana munani bagiye kubatwika neza. Donc urumva nta muntu wari kugenda umwe babiri, mwagombaga kubagrese, ntabwo donc baratwishishaga, ntabwo bigeze batwumva ko tugize. N'abasirikare ba Kadogo twavanye este, twumvaga ko turi kumwe dufatikanyije, nabo bari basigaye batugenda uruhunge bumvaga ko nyine turi abantu bambaye dufite indi ntuze, indi stati, dusa n'abambaye indi casquette, ntomenye uko mbivuga. Nuko byagiye bigenda kugeza igihe noneho hashize nk'iminsi ngahe juste nyuma, ariko ico gihe twahise dutangira kugenda dukora amanama menshi, tugenda dukora amanama nko mu cyumweru nk'inshuro 5-6 presque chaque jour, yuko twari dufite amamodoka twari deplaçaga kandi en groupe, kubera nyine ukuntu twabaga agressé n'abantu batubona, n'abatubonaga batubona turi muri groupe, twagendaga bien armé, abatubonaga bose byarabateraga ubwoba, bakatwibazaho ababo basigaye ni bande, ko basa n'abanyarwanda bagiye, ariko uko batubona kose twagendaga turi groupe, kandi turi dufite bien escorté, dufite n'imbunda nyine zifatika. Kandi twebwe twari muri présidence, la majorité y'abantu bari basigaye, ako nako ngashireho, y'abantu bari basigaye Kinshasa bari abantu bari mu présidence honyine, abanyamurenge twarengaga 200 arenga. Kandi urumva ko twari ba viongozi, twari dufite ba komanda kompanyi, Colonel Kijenga ari komanda kompanyi, mu bo twari dufite hari ba ico gihe kuba komanda kompanyi byari bikomeye cyane, ntabwo byari byoroshe. Twe twari muri kategori ya ba komanda peloton, ba marehemu motomoto, bari ba komanda kompanyi, bari benshi, ba Colonel Rutiririza, icyo gihe twari benshi cyane. Noneho Kanseta yo urumva icyo gihe twese uko twari tumeze icyo gihe, haba
nyine novuga abari muri raya ba chef plateau twari benshi cyane ntovuga amazina yose ariko nka kanseta niho hari legro twebwe twari dusa n'abari iruhande hari nk'aba colonel Kigenga bari kanseta bari kumwe na Sabineza hari ba colonel Rutiriza bari Lubumbashi ariko ico gihe yari yahavuye we yagiye nje na major Mudeyi twari Palais de la Nation sinibuka na major John aho yarari nimba twari kumwe cyangwa bari JLM n'abandi bene ivyo hari abantu benshi twari benshi cyane noneho byaje gufata tugenda dukora amanama turihuza arabavaga Zansele Maluku tukideplasa Kankokolo tugahura n'abavuye Maluku Sele na Kanseta tuje inama twumvikana yuko byanga bikunda tugomba kwiprepara en conséquence bitewe n'ukuntu twabonaga nyine amarisk ari imbere yacu ko twari tubibonaga na hali yari imeze nuko twagiye tuganira tuzitwaramo tugenda dupanga kugeza tuvuga ati yuko twamenya amakuru ko hari indi rebellion igomba gukorwa muri este n'abanyarwanda baje kugenda bare nabitubwiye tinyamara murasigaye ariko nitugera hariya turongera dukere indi rebellion kandi bisobora kuzabakoraho ivyo twari tubyiteguye noneho tugenda twiprepara en conséquence nibyo twavuze ati mu gihe horamuka habaye ikintu runaka tugomba guhurira ahantu hari ahantu twatoye inzu tugomba guhurira ipene sinibuka niba hari ipene cyangwa ma campagne juste hari ku nzu ya Iraq ya marehemu Iraq noneho bibaye abantu bari este baradusinya batubwira ko nyine ibintu bisa n'ibyabaye tayari turumvikana tumenya umunsi dufata umunsi wo kuzahura hagati aho muri inite yacu njyewe nari nyine navuze ko nari chef plateau noneho mugenzi novuga yuko bari bampaye n'indi fonction nari gestionnaire wa cantine noneho juste à la veille bwari bwaraye bukeye le D ibintu bimaze kudeclencha bamaze guproclama RCD muri Igoma komanda batayo juste mu gitondo twari tuvuye kuri parade arampamagara ati no uyu munsi tugomba kuja kugura ibintu bya cantine tugende dukore controle y'abantu tukora controle y'abantu bakoraga muri cantine baduha amafaranga hari n'ayandi bari batanze puisque chaque fin du mois hari amafaranga yatangwaga yo kurenforcer cantine dufata nayo bari baduhaye nayo twari tumaze gukora mu controle nyine nayo bari bagurishije yose turacentraliza turagenda nsiga mugenzi wanje ndamusezera major Mudeyi ndamubwira ati ndajanye na komanda bataye tugiye kugura ibintu bya cantine ariko uramenye ntugende ngo nsige yuko ko ndabona ko kandi umunsi n'uyu yuko kera bya juste ndibaza ko du 1er au 2 août ariho byari byaraye bideclencher nane ariko twebwe byabaye le 2 soir noneho sinzi niba byaranabaye mu gitondo simzibuka nimba ari mu gitondo le 2 nyine ariko le 2 nibwo twebwe twabaye informé ni naho hari tension yari yabaye isa niyakwiragiye muri Kinshasa noneho turajana na komanda batayo sigansezeye mugenzi wanje gutyo ariko narinzi ko twihuta ariko tugeze turatinda tugura ibintu byinshi turatinda tuza kubiha abasirikare barabizana njewe nawe dusubirayo tuja handi plutôt dushira mu modoka mu voiture ye anjana Bandale niho hari famille yabo tuja Bandale bwira ko badushirira intebe ahantu mu kajardin tugenda turicara bazana icyo kunywa twarimo tunywa noneho arambwira ati se umuzi ibintu byabaye este nkora sambla nkutabizi nubwo twari tubizi ati none ntacyo nzi ati no ntimuzi yuko bagenzi banyu ba proclamye indi rebellion iri hari indi ntuze ikindi cyama ba proclamye reka ntabyo tuzi no mubimenye noneho hari inama yarayikoze uyu munsi ni mugoroba tugomba kuba desarme kandi tumara kuba desarme turabafunga
soro yanyu sinyizi icyo nzi nuko itaba ari nziza rero sinshaka kubonaho mupfa zayiko yaranje mugende muzagwa ahandi genda ubwire mugenzi wawe n'abandi murebe aho muja muri inite yanje muhave sinshaka kumbonaho mugwa ngiye imodoka ni kujane ngo twaricaye turaganira namwe ati no mpa imodoka ngende gahakiri kare twiprepare sino ko ndumva ibyo hawe mbwira bya ati no tupanike mugende muri abasirikare mugende ariko nyine nako muhisha twariko tuganira ubona muri face bentaye yaramareba interera manarinzi kwizavuga njewe hari ico mbiziho nuko naje kugenda turagenda ampa imodoka iranzana yangejeje ndagira hafi ya ambassade ya Belgique yuko juste yari iruhande rwa Palais de la Nation ndaza ndeba mugenzi wanje hamusanze tse ibintu byakomeye ko ndabona ko ibintu bishobora kudeclencher umwanya wose tugire vuba tuva nari nzi ko yansize yuko namubwiye ati nimba babonye ko yarambiwe agenda asigira abasirikare Scott wanje n'undi musirikare nari mfite muri palatuni hari abanyamurenge ariko nsanga yantegereje nawe byamunaniye kunsiga nuko noneho tukiraho niwe wambwiye ati hari umuntu nabonye hano n'umugabo muri Nord Kivu witwaga Gaston wakoranaga na Ministre Michel naho ataracyari hano kandi abandi bose bagiye uyu nitugenda twamusiga hano tubona ko yapfuye aracyaraha taracyara turagiye tumusanga mu wiwe wowe uracyari gukora iki abandi bose bagiye wowe uracicaye hano abandi bagiye kandi umwanya wose natwe tuzi so twe turabasirikare ibyacu ntabyo umenye hati ko ndababonaga mukiri hano nkagira ngo aho tumubwiye ahita panika cyane turamukalma turamuga ati wowe gupanika ube calme fata utuntu twangushe ntufate imizigo urebe ukuntu wambuka uja Congo Brazza ikintu yakoze yadusize muri salo ati mwitonde gato arinjira muri chambre azana carte arayifungura yuzuye amafra congolais yari amabiye ya 1 franc na 2 francs si je m'attends nizo zari zihari kandi icyo gihe 100 francs yari $100 yari ko afata brick agatekera mu ntuze natwe dufata indi tugabura dushira mu mifuko nuko turatandukana aragenda ariko yese yambuka za Congo Brazza natwe turaza turinjira mu kigo twabanaga no mu nzu dufata abana turinjira mu nzu tubwira abana ati buri muntu yambare teni zibiri donc teni hejuru y'indi nta usohokana agakapu nta ugira n'imbunda gusa inza nibuka ko twafashe agakapu gatoya tushiramo tinizi masasu nk'amabox angahe duhekesha umwana yuko urumva amasasu kandi twagomba kuyasiga dusohoka nyine nk'abitembeza gahoro gahoro nk'abantu bagenda bitembeza gusa tugenda buhoro buhoro yuko nari maze kubriefinga naje wanje paraton sergeant mubwira ati bakomeza bafatira akazi ko ndakora ntuze nyine tugiye gukora kapatrouille gatoya turagenda tugeza ahantu nyine batakitubona tumaze gukata nk'ikorosi gutya turihuta duhita tumanuka twihuse tugera kuri boulevard duhagarika imodoka nzanibuka ko twavanyemo abantu yuko twari presse cyane turinjira bisa n'ibyarerese abantu ngo twinjire tugenda hari ambuteyage ku buryo umwe yariko yiruka akagenda avana imodoka mu nzira abandi tukomeza turagenda tugera Kitambo magaze twururutse gatoya taximan agira ubwoba tumuriberaho turamwishura duhita dukomeza n'amaguru turagenda tugera ku nzu dusanga abandi bahageze twari mu bantu banyuma bahageze bwa nyuma ariko hari n'abandi bari baje bavuye mu yandi mayinite ibo basa n'abagiye mu kazi muri patrouille yo gukora ijoro bahageze juste nyine aho Kitambo magaze twahageze nabo batangira kwisepara n'abandi bisa nabiretira mu bandi kugira ngo bafate indi tuze yaba ariko ari uko ku cyombo batangiye kuvuga tumaze kuhagera juste kuri iyo nzu batangiye kuvuga ku byombo baravuga ati no tumaze kuremarika movement imwe iri suspect ti hari aba bantu abyita gaswandiza abanyamurenge ati amaposition yose bari bahari biretire ntabahari kandi ntituzi destination yabo ntitwatumenye iyo bahebaje bisa nibitanze indi ntuze noneho abacu babyumvise nabo bari bavuze ngo barajijisha nibasa nabagiye mu kazi biretire
turejoindira aho twari turi noneho bumvise ko bitangiye kuvuga gucumba biba ngombwa ko biretira ngo biretire noneho basa n'abarasanye ariko ntibizaba cyane ariko baza biruka nyine badusanga aho twari turi ubahagerega noneho batubwiye amakuru tubonye n'ahari uko yari imeze yuko byari bimaze kuba ama 18 passé biba ngombwa ko dufata umwanzuro wo kuvuga ati reka tugende kugira ngo boza kudusanga hano ku nzu tukabura nuko turwana reka tuzamuke nanone tugende twinjira muri ka aho tuzamuka yari mu 19h ku buryo twinjiye kuri gate nyine mu kijima batareba neza turinjira tibanamenye ibyo ari by'umusururu muremure turinjira ariko tuva ku nzu tumaze kwibara twari tugeze 180 twinjira muri Kancace ariko ico gihe nsubiye inyuma ico gihe abacu bari Kanseta Kankokolo hari n'abakeya bari basigaye abubu bari basigaye basa n'abatakaye ofete nk'abantu tutari tugifite communication yabo tudafite amakuru yabo n'abantu bari basigaye bakeya Maluku naho Kanseta yo twari dusa n'abagabuye Max noneho tumaze kwinjira tugeze muri Kancace twinjiye baje kubiremarika nyuma twinjiye tumaze kwinjira noneho bisa nibacanze se noneho aba bite byabo nuko bisa nibiba tunguwe turarasa duhita twadivansinga amasaso yaravuze deja nta bundi buryo turinjira muri eta majoro turarasa turadivansinga kabisa turekipera magasin d'armement turekipera ibikoresho amasasu imbunda z'imisada zikomeye turabirekipera dufata tere y'umupira yari yuzuye abasirikare twafashe amateka buzuye n'imbunda zabo ziri ruhande noneho bitewe naho bagerageje kwadivansinga n'ibifaru bararasa bakira gute amasasa avuga muri Kinshasa en désordre ariko nyine uburyo bwa panique nta bajaga badivansinga baza aho turi zabacanze kugeza igihe noneho igifaru bimwe bagerageje nko kusaba n'abafusinga baza aho twari turako turabarasa birabananiye kandi aho hari amayinite y'amagarde presidentielle yandi aho twari tuvuye ariko nabo ntibaparvenire kugera aho twari turi nuko tumaze kubwira noneho amasaha uko agenda kura ariko bagenzi bacu ko twari twumvikanye barya ba Kanseta Kankokolo bose nta barwanye nitwe twarwanye twenyine noneho tubonye ko abandi batarwanye biba ngombwa ko twiretira kandi amasaha yarakuze vers 3h du matin turavuga ati no reka tugende dufate undi musozi wo hakurya bitaga ngo Mbalutendera noneho turebe uko buca tumenye n'ibindi mipango uko biziba gukurikira niko twiretire twirikoreza abantu turagenda kugeza tugeze nyine ngo Mbalutendera aho twari turi ngo tuhagere twaraharaye turahirirwa irindi joro tubona hakurya hari inzu yari hamashanyarazi turavuga ati bizabi zose donc telefone telecel twari dufite ibinini bya kera bazitaga telecel umuriro washize tukagira ibyombo umuriro washize tereka turebe ukuntu cyo gucharginga zanibuka ko twagiye nari mfite n'amabateri mu isashe nijo yajanye twagiye turi 10 n'abangahe hafi 18 personnes turagenda ngo tuje kugera ku nzu baratureka turinjira naho n'abasirikare no ngo tumare kwinjira baramize ngo bamize twirukanka dusa n'abasubira inyuma bandi twama tuvanga nabo baradufungira turavanga none ngo tuvange twama tuvanga wazuvuga ukazumva umuntu karavugira ingare uruhande ukamumurasa abandi twago tuketana za crosses z'imbunda amabati gukubitana neza nuko tukaza tuvugana mu Kinyamurenge nabo bavuga mu iringara yavugira ingara wumva ari iruhande rwa ukamurasa nawe bumva ko uravuga Kinyamurenge uri iruhande bakarasa ariko kubw'amahirwe twebwe nta wapfuye hakomeretse ariko twabaye nk'ababakindaguraho kamvuge gutyo nyure hejuru turabarasa kugeza igihe tubahereje uruhande rumwe baragenda turiretira kandi bari magana turiretira ariko twiretire dusubiyeyo nzanibuka ko niyo sashe yahise inatoboka hari amabateri nataye menshi nyine urumva mu makontakte nkayo ntiyagombaga kubura sashe bene simple dusubiyeyo twasanze abacu turabaye ati byari bose bari abasirikare dusanze hari bariya bafite objectif runaka ejo tuzobatake byanga bikunda ejo tuzobatake bwarakeye mu gitondo 5h du matin
ntarageraho mvuga ibyabaye muri ico gitondo bukeye tuvuye Kinshasa tugeze ngo Mbalutendera, nibwo twatangiye kumva mugenzi wacu umwe muri kanseta, mu basigaye kanseta tuhaye tumumontaringa ku combo adushaka, turamwitaba tukumvikana nabi, atubwira ko abantu bashize bapfuye bo babarase kuri parade, ko nawe yihisha ahantu, ati abandi bose bapfuye babarase kuri parade, batudezarmye, ati twebwe ya gahunda kurya twari twumvikanye, mwebwe twumvise amasasu yanyu mu Rwanda, ariko twebwe tugira ngo turarwana. Kiongozi twari dufite, bari bafite kiongozi ari umugabo wo muri Nord Kivu witwa Romeo, shoke ko azabyitwayemo neza, ni muri yo sanse yariko atubwira biza kudupfana kugeza igihe batudezarma turaraswa, kandi bari benshi pe. Urumva habayeho nyine uburyo bwa commandement butagenze neza, ariko ntibari kuraswa muri ubwo buryo. Kankokolo memema nta soro yabo twari dufite, nta makuru yabo, ariko tukamenya abandi bishwe muri Kankokolo. Kanseta abantu barishwe, ahandi hari amaka yandi isole yari Rwande, bagendaga bafata umuntu ahakorera Rwande bakica, ku buryo muri Kinshasa ubwaho twapfushije abantu barenga 300 et quelque, barenga 300 pe, nta bintu byo kugira. Nuko ubwo mu gitondo twaje kubatake a 5h30, kurya twari twabwiye abagenzi bacu, twaje kumva ambushe zacu aho zari ziri, tubayatake naho isasu ryatangiriye. Twaje gukizwa n'umwijima w'ijoro wa 18h passé, donc twararwanye tukabirukana. Amayinite yose yari muri Kinshasa, amabrigade, ndagira ngo niba twararwanye n'amabrigade make yari nk'atatu, indege hejuru, ibifaru hasi, abasirikare hasi, avec 180 personnes. Twagerageje kwigaburamo ibice byinshi, tugenda twigaburamo udukundi, ntabwo twaba twigabura 15 ndibuka, tugira udukundi twinshi, donc buri muntu nyine barafata agakundi kamukagenda. Twagerageje kurwana mu buryo bwose bushoboka, bagaragaza ngo baraduturuka inyuma bagasanga turahari, wazusanga nka 15 personnes kirarwana hafi na batayo, ariko tukabarasa bitewe na determination twari dufite n'ukuntu twumvaga nta uhungira urajahe mu interieur mavuga ndahunga nje. Buryo uhunga aba hafite ibindi ahatekereza aho aje, ariko aho nta byo guhunga nta byari birimo. Uswate mfe ahubwo twako twifuza gupfa, upfe yuko ari kubona ejo ntahahari, tabati tugomba kurwana gupfa no gukira, ahubwo upfuye agize amahirwe, ntabwo ari uzi ko ejo azohaba. Nuko twarwanye turi determine tudupfe, ariko tuhaye duhatana, dupfe twabarashe natwe, umuntu azapfa nyine, ariko twagerageje turabarasa pe. Barahunze kandi urebye mayiti bariko batana ibikoresho taidade. Kwarwo tugera ahantu bagatiga ifaru bakagaruka bakakirekipera bagitaye. Donc ukazubona abantu nkuko kwimirongo y'intuzi, ariko Imana iradufata, ntibigeze batadukura, turarwana kugeza ijoro rifashe, turapfusha turakomerekesha. Ibyo birumvikana mu ntambara. Twagize n'ibipoyo byo kwikorera, mu habaye nimugoroba tuhita tupasuwa, turamanuka tugenda dukurikira fleuve, turagenda. Twamaze ubwo ntabwo twaryaga, twagiraga amahirwe wenda banyura mu mirima y'ibisheke y'imyumbati, mugize amahirwe mukayinyuramo, ariko hari igihe twafataga 3-5 jours nta nico mubona, uko twagendaga ijoro, amanywa tukirwa twihishe. Aho bubakereye mugeze niho mwihisha mwishamba, oro ninjoro ntimushobora kumenya aho muri nibiki. Nubwo buryo twagendagamo. Bigera igihe za nkomere zitangira kunuka no kubora, ibikomere biraburananuka, turavuga ati no, tro byanga bikunda abantu bazopfira handi ntibakadupfira mu maso. Turekinga ahantu hari icyambu, hari amato yambuka, nibwo twafasha abantu turarekinga, dufata bamwe baradeployinga imisozi kugira ngo badukuvrire, abandi turamanuka turagenda ku mazi twambutsa za nkomere. Ya mafaranga aradufasha twazanye turayatanga, aragenda. Abantu barambuka, bamaze kwambuka babaye nk'abafata ama service ya sécurité, babaza nyine baba interrogeable, bababwira uko baje aho bavuye, kugeza babajanye Congo Brazza, kazabo ziramenyekana, kugeza igihe hari abantu bavuye Goma muri une semaine. Hari delegation yavuye Goma irazigera Congo Brazza, barabarekipera bose, baragenda bagera Goma. Bamwe batuye za Etats-Unis, abandi barahandi, yaba Grande Bretagne, Angleterre bariyo, barahari cyane nk'aba Celia yari yarakomeretse nabi cyane, inda yose bari barayirashe arahari.
barahari bose ko bagiye nta bapfuye barahari. Nibyo narimo mvuga. Noneho tugera aho ngo bamaze kwambuka bagiye vraiment twabaye free dusa n'abantu babaye libre. Noneho twahise tugenda twarinze duhura n'abandi n'abari bavuye bamaze gukora atterrissage force ya Kitona dusa n'abantu. Donc noneho dusigaye tugenda no kumanywa kubera inzara. Noneho tukiyangaja tukagenda tugashaka ibiryo. Hari ahantu twagiye kabisa tugira kumanywa komsa tukiyangaja twambuka inkisi twambutse kumanywa tubona ati no aho tugeze nta usibye igihe kimwe juste ahantu twageze budukeraho abaturage baratubona baza gusinyara abasirikare baraza abantu bari muri ambushe bararasanaho bukeya. Umwe muri twe yikubita mu gashamba kari gahari turaintervena turasadera nahunga ntiyari mwinshi bari bake ariko turamubura pe. Turahamagara twaranahatinze tuhamara hafi amasaha 2 tuhamagara dushakisha mu ishamba turamubura. Ryari igare rye nuko nyine turamubura turagenda. Twaje gukomeza duhura n'abandi mbanzangungu bari bavuye Kitona. Tuhageze twahise duhura na unité yari izanwe na Marehemu Jean Kayoyo ni nayo batuvanze. Oya ico gihe novuga ko batatuvanze ico gihe ubwo tuza ahubwo unité ya Jean Kayoyo yari imbere ariko uwa twakiriye ni Jean James bagerageza kutwakira nyine tugirana ibiganiro ibyo simbitindaho. None tuza gukomeza natwe dusanga abandi tugeze imbere batuvanga amayinite atandukanye. Nje ni twisanze mu nabandi bagenzi banje ndetse uko nabavuze twisanze mu unité wari komanda batayo wacu ari umunyarwanda. Turakomeza turagenda twinjira hafi ya aeroport ya Kinshasa kandi dusubira Kinshasa tugenda turwana. Noneho abanyangora baza gukata bafata baza rere yacu Kitona barakomeza bagera za Matadi. None se ko abantu tugiye gusigara hagati nk'intuze nk'ururimi hagati ya nibwo habaye ordre yo kureplier. Noneho duhita dusubira inyuma twese abari kubarwanira muri Kinshasa indani. Kinshasa yo twayinjiyemo ko Kinshasa yari yacitsemo kabiri. Umuntu nta wavaga mu mujyi ngo agere ku kibuga yari coupé en deux. Nuko noneho dusubira inyuma tuza kugera twinjira ahantu bita Kisantu. Turinjira Kisantu ni imbere ya Mbazangungu ugana za Kasangulu. Noneho turinjira turakomeza tugera kuri frontiere ya Angola twinjira muri kote ya Savimbi. Nibwo twatangiye kurwana dufata ikibuga cy'indege cya Makela de Zombo. Makela de Zombo deja yari muri kote ya Eduardo dos Santos aho niwe wari urinze icyo kibuga. Nibwo twagifashe icyo gihe. Nanone tuvangana barongera baratuvangana n'abasirikare b'Abanyarwanda tuvanga mu yandi mayinite. Turakomeza ariko hari mayinite menshi y'Abanyarwanda n'ay'Abakongomani. Turakomeza ku buryo twarashe ingabo za Santos tuzigeza ku birometero byinshi cyane. Bagiye baripura n'ibiraro ku buryo tutabakurikira. Inzuzi nini zifite ibiraro bakazimina bakaripura kugira gusa ngo tutabakurikira. Nuko baragenda tugera ahantu indege zitangira kuza zidusoha zitujana i Kigali twese kugeza twireturuva i Kigali. Ndumva a partir yaho naho no bangarukiye aho wenda tukaza gukomeza nayo ku yindi etape. Murakoze cyane Afande Zayiko kuri aya mateka mutugejejeho. Igice cya mbere cy'ikiganiro twagiranye na Afande Santos Zayiko nahakirangiriye. Tukaba tubamenyesha ko vuba bidatinze tuzabagezaho igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Murakoze naho ubutaha. Ikaze TV2.